mbese birashoboka ko Imana ishobora gutuma utwita wowe mama udukurikiranye igatuma utabyara? Birashoboka. Birashoboka ko Imana yakuremera akazi wakicaramo hakagira umuntu uza ngo ntabwo aka kazi gakwiriye. Ibyo birashoboka. Kurira ko nta kintu ufite, uri kurira ko ubukene bukugarije, ariko hari udafite amaguru, hari n'udafite amaboko. Kuba ugifite ayo maguru mazima, kuba ugifite ayo maboko mazima, shimira umwami. Yego. Kuko no kuba ubifite nta ruhare wabigizemo. Yes, twongeye kubaha ikaze tunabasuhuza kuri uyu muriro wacu wa Arena Official TV. Turabakunda cyane, bantu mukomeze kugenda mutwereka ko namwe mudukunda, mukagaragaza ibitekerezo byanyu, by'umwihariko abantu batuye mu Rwanda no hanze. So rero ko mubibona uyu n'umutumirwa ntabwo ari mushya kuri icano, arasanzwe mumumenyereye. So rero yifuje ko ari amagambo y'Imana yabagezaho. You are welcome. Murakoze cyane. Nongeye kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Imana y'abahori bampera umugisha. Mbashimiye ko mwadukurikiranye ndetse mukatwereka ko mwadukunze. Izina ry'Imana rihabwa icubahiro kandi ribashigikire. Haleluya. Amazina ni yandi, nitwa Ndikubwimana Didier. Ndi ingaragu ariko ntabwo nabigize umwuga. Igihe nikigera nanjye nzabatumira. Tuvuge cyane amen. Kandi Imana yabera ibampera umugisha. Ku ruhande rumwe ndi umusore ariko ku rundi ruhande ndi umugabo. Ndi umugabo wo guhamya ko Yesu Kristo ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu. Upfa kumwemerera ukamwakira, ukemera ko ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, ibindi byose birahagije. Unyemerere muri iri jambo tugiye gufatanya, ubane natwe kandi iri jambo rigufashe, rigira aho rigukura, rigire naho rigushira, mu izina rya Yesu. Mana, mu izina rya Yesu, uri Imana yo kwizerwa no kwiringirwa, amahoro yacu, tugushimiye ubuntu n'imbabazi byabanye natwe kuva mu masaha yatambutse kugera muri aya masaha y'umugoroba. Izina ryawe nirishimwe. None wemeye ko tugaruka imbere y'ubwoko bwawe, yemerera ibyo tugiye kuvuga nibibi byo gusenya ubwoko bwawe, ahubwo bibi byo kubwubaka. Yemerera unyambike imbaraga, unkomeze, undinde imitego y'umwanzi mu izina rya Yesu. Abantu bankurikiye bose bashigikirwe nawe, baramburirwe ukuboko kwiza kwawe mwami, babone ineza yawe kandi ineza yawe batinde. Aho nyemerera uganze, utegeke, buri muntu wese uzakurikirana ubu butumwa azahabwa umugisha nawe. Naho ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo nibuganza kuri nje ndetse n'abantu bose badukurikiye mu izina rya Yesu. Amen. Kadusome ijambo ry'Imana, ntabwo ndi butinde. Ijambo ry'Imana Imana yashize ku mutima wanjye, numva twaganiraho gakeya. Ni igitabo cy'umuhanuzi mukuru, ni Yesaya. Turahera ku murongo wa 9 turageza kuri 14. Hanyuma twumve icyo Imana ishaka kuvugana natwe mu izina rya Yesu. Yego. Kadusome. Haravuze ngo, umurongo wa 9 uravuze ngo, mbese nzatuma batwita ne gutuma babyara. Kongera cyane haleluya. Amen. Mbese birashoboka ko Imana ishobora gutuma utwita wowe mama udukurikiranye igatuma utabyara? Birashoboka. Birashoboka ko Imana yakuremera akazi wakicaramo hakagira umuntu uza ngo ntabwo aka kazi gakwiriye. Ibyo birashoboka. Birashoboka ko Imana yaguha imodoka hakagira undi muntu uvuga ngo iyi modoka ntabwo igukwiriye. Birashoboka ko hari umuntu Imana yashobora kuguha inzu, umuntu akaza akavuga ngo iyi nzu ntabwo igukwiriye. Ibyo bibaho. Kadukomeze wumve. Haravuze ngo ndagutume babyara. Nibyo Uwiteka baza ko ari nje utuma batwita, nabaza ibindi byara. Haleluya. Amen. Kari nje utanga akazi, kari nje utanga ubukire, kari nje utanga ubuzima. Mbese birashoboka ko nshobora kubukwambura n'Uwiteka ukubaza? Birashoboka. Haleluya. Tuzamurira umwami wacu cyubahiro. Ibyo byose bikubaho, ibyo ubona biri ku buzima bwawe, ni umugambi w'Imana
wenyemerera ushikame ahubwo wige neza. yego. Haleluya. Amen. Ntabwo bishoboka ko ishobora kukuremera akazi wahagira umwana w'umuntu uza kukagukuramo. Wongera umuzamurire icubahiro umwami wacu Yesu. yego. Hano haravuze ku 10 yaravuze ngo mwishimane ni Yerusalemu, muhanezererwe mwabahakunda mwe. Tuvuge cyane haleluya. Amen. Mwabahakunda mwese mwe, namwe abaharirira mwese mwishimane naho kuko munezerewe. yego. Vuga cyane haleluya. Amen. Amarira yose ni umweru ariko ibyatera biratandukanye. Tuvuge cyane haleluya. Uri kurira ko nta kintu ufite, uri kurira ko ubukene bukugarije, ariko hari udafite amaguru, hari n'udafite amaboko. Kuba ugifite ayo maguru mazima, kuba ugifite ayo maboko mazima, shimira umwami. yego. Kuko no kuba bifite nta ruhare wabigizemo, nta na ruswa wigeze umuha. Wikwitotomba ngo Mana biragenda bite, nkunda bigenza nte. Tunganira umwami, umwikomezeho. yego. Haleluya. Amen. Kongera cyane haleluya. Haleluya. Haravuze ngo namwe abaharirira mwese mwishimane naho kuko munezerewe, kugira ngo mwonke muhage amashereka. yego. Haleluya. Amen. Kugira ngo mwonke muhage amashereka y'ibihahumura, muryoherwe mwishime icyubahiro cyaho gihebuje. Vuga ngo amen. Amen. Haleluya. 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 Amen. Imana y'amahoro igiye kukonsa. yego. Tuvuge cyane haleluya. Haleluya. Ikigeragezo cyose waba uhagazemo, izera umwami Yesu agiye kukonsa, kandi icyubahiro cye kizaza ku buzima bwawe gihebuje. Kongera cyane amen. Amen. 12 waravuze ngo Uwiteka aravuga ati, n'Uwiteka ubivuze ntabwo ari njyewe. Tuvuge cyane amen. Amen. Uwiteka aravuze ati, dore nzahayobora amahoro ameze nk'uruzi ku buzima bwawe. Aho ni ku buzima bwawe, n'imigezi yuzuye. Ibyo nibyo muzonka. yego. Sonka umunezero waho. 13 waravuze ngo nkuko nyina w'umwana. Tuvuga cyane amen. Amen. Nkuko nyina w'umwana ahumuriza umwana we, niko nzabahumuriza. Komera Imana yacu amashyi menshi cyane. Amen. Nkuko nyina w'umwana ahumuriza umwana we, niko nanjye nzabahumuriza. Ababyeyi muri kunyumva cyane, urabizi ku mwana wawe Imana ishimwe, kandi Imana yacu ihabwe icyubahiro kuko ishobora byose. Muzahumurizwa ni Yerusalemu. yego. Kawumva uyu murongo wa 14 ntiwongeye gusorezaho, ndahita nsenga nta kindi ndi bukore. Muzabibona kandi muzanezerwa mu mitima yanyu, n'amagufwa yanyu azamera nk'ubwatsi bw'uruhira. Uwiteka azerekana imbaraga ze mu bagaragu be. Uwiteka kandi abanzi bawe izabarakarira. Avuga ngo amen. Amen. Haleluya. Amen. Uwiteka azarakarira abanzi bawe, uko baba bangana kose Uwiteka azabarakarira. Mana turagushimye, Mana turakubashe, tugushimiye kugira neza, tugushimiye kuturebera aho tutareba, tugushimiye ko ubuntu bwawe ari bugari kuri twebwe. Amaboko yawe ni magari, izina ryawe nirishimwe. Tugushimiye kubwira ijambo ryawe, tugushimiye kutubwiye kugiye kutwonsa, kandi ko hari icyo ugiye gukora ku buzima bwacu. Tugushimiye kurakariye abanzi bacu. Uhabwe icyubahiro mwami. Aya masaha turi imbere yawe turagushimye. Ngaho ubuntu bwawe n'imbaraga zawe biganze kuri buri muntu wese uri bwumva ubu butumwa, uri bwumvira ijambo. Ubuntu bwawe n'amahoro yawe biganze kuri we, kandi umuramburire ukuboko kwawe kwiza mu izina rya Yesu. Amen. Urakoze cyane. Imana ikomeze guha umugisha. Urakoze. Sawa.